batabana. Umugore wawe mwasanye imbere n'amategeko, ubu turi kuvugana mu mategeko aracyari umugore wawe cyangwa mwamaze guhana gatanya? Yego. Amani. Umugore wawe cyangwa hoza ari umugore wawe ukiri umugore mu mategeko yongeye gushaka undi mugabo? Humuriza, simbizi. Ni iki wapfuye n'umugore wawe? Wadufada wimbaza ibintu byinshi cyane. Mu gutandukana n'umugore wawe nyine tukwagiye inzu ni none se umuntu nagagomba kugurisha inzu ye cyangwa si bam oya ikintu cyawe n'inkweto zawe wazigurisha ibyo mena umuceri kamutega amatwi wowe n'umuceri. Njyewe music naje gucika intege. Uri kunyumva neza? No ahubwo utinacitse intege ne twagize ngo abivuyemo. Niko mwabite bitewe no gukunda igitsina. Yego abandi ngo byakomeje no kubera gukunda agatama. Nakagatama ubuze ndirimbo maje gusohora ejo bundi nagatama kayinsora. Wowe ugiye kumva ubutumwa cyangwa urashaka kuvuga ibyo ushaka? Urumva Godfather? Mani turabantu twese mu buzima turabantu ariko ndi kubabwiza ukuri ko ntago umuziki wananiye ahubwo nawucitsemo imbaraga bitewe n'iki n'ibintu umuntu yabonye mu buzima bwe. Ndetse ni waracitse imbaraga zo gukora siko kukunanira bose bitandukaniye. Okay, waranani wowe se Twitter wavuze ngo ki? None se ndi gukubaza ngiye no bushake bwanjye my friend. Nanjye n'ubushake bwanjye wimbwira ibyo bintu. Godfather njyewe ndi kukubwira ibintu ukuntu bimeze ariko kunusura urumva amaginzi kuzi kuvuga inkuru ariko uri kutubwira inkuru yawe uri kuturimanga exactly tobora urumva hari ibyo washinzwe by'inzu hari ibyo umugore gutandukana n'umugore kunanirwa nawe ko wamuhungeta inde wanshinje washinzwe n'abagukurikira the fuck bakomeze banshinje nibandega nzitaba ariko what the fuck jewe naravuze ni aba bantu bafite ubugomero ndenga kamere umuntu yaba ngende kukubwira ibyo bintu kandi nzabisubiramo. Ikibazo rero utubwira ukuri tutabaje ikibazo kibaho uyivuge uvuga ngo utumura ko tugiye kutubwira inkuru bikarangira ntayuvuze nje naguteza amatwi tubwira ukuri n'ukubi. Ukuri nuko abantu bakomeje kumbaza ngo mbana n'umugore. Ntabwo mbana nawe finite rimine hari ikindi ntabwo byo bikuye ko tabana n'umugore ariko ugomba kuduha ibisobanuro no sabura abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari ewan. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07791417 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp ukabisundi ngutemo. Urabona n'umugore gusa kandi hari ibintu bivuga ko udashobotse kubera inzoga ubusinzi ari bwatumye umugore agenda ugomba kubishyiraho umuco niba bivuze tuje tubaseriye. Yesu Kristo ndapfuye irege ibi bintu kitare cy'amahanga gitare cy'amahanga ikintu kigiye kwande kabano we kaba wumvishe bya bintu mwari muri some thank you so much God bless you Nessa wumvishe bya bintu navugaga ngo bari babitse bari bazi ko ngo tutazaba inzoga zitumutandukana n'umugore gute
nyine dushirireho kuri kutubwira Sam, utabana nawe thank you Yesu so Kristo much. God bless you. What the Ego Sam. Sam is a gift. Sam, thank weekend you. nziza Sam. Gift z'umuziki. God bless you. Nye n'abagore se Sam kuri nanjye wimitaho. Amaji wivugiye mu magambo yawe ko atandukanye utabana n'umugore kubera iki mutakibana jewe ntabwo mbana n'umugore wanjye twasezeranye mu mategeko nabivuze Hakuzimana Amani kubera iyo mutabana n'umugore wawe uko twabyumvikanye niko byagenze mwumvikanye ko utumvikane ibyo tuzi twebwe nk'abafana twabonye ujya gufata ku idarapo ry'igihugu ntabwo abafana n'abagore bibaho abafana bafana indirimbo uburetse gato abakunzi bawe twabonye kubera iyo wabibwiye abafana bawe abakunzi se abataranditse ngo kubera gatama hano wowe waragiye imbere y'umurenge uvuga ko mwumvikana n'umugore ko muzabana karamata nibyo hanyuma ibyo twumvikanye mwe murabizi tuvuze ibyo mwatubwiye mugiye kuramo imbere y'abanyarwanda so much. God bless you Sam. We tubizi ntabyo mwe muzi ni ibiki mwumvikanye tutazi none se ayo ni amabanga y'urugo wowe uruhe rugo kandi mutakibana wenda twavuganye ko tuzajya duhana iminsi yo kubana ariko ibintu byanyu rero muba mushaka kumva ibintu by'urugo rw'abantu no ntabwo tuzabyumvikanaho neza ntabwo ari ugiye kuvuga ngo ugiye kubivuga ikintu by'ikimeneke kandi mbikubwiye ubwo se tubwiye thank you sir ni suri kumbaza icyaho si wowe ngo urashaka kuvuga Amaji none se ntabwo ndi kuvuga ubu ndi guca amarenga okay jambo ni ryawe reka nkubwire Godfather buriya umugabo n'umugore babana mu buryo babyumvikanye kandi noneho uzabana igihe kingana iki ko mwatandukanye kandi uko mutakibana none se nyine ubizi gute igihe twavuganye okay urashaka kumugana igihe twavuganye se niba atari ibanga umaze igihe kingana iki utabana n'umugore wawe ni igihe kinini cyane igihe kingana iki ni igihe kinini nyine kingana iki ni mu myaka itegeko rigenga ikiremwa umuntu ku isi hose mu bantu babana nk'umugore n'umugabo iyo bamaze amezi 6 batabana ntabwo bakiri umugore n'umugabo ubu ngubu turakoresha ijambo uwahoze ari umugore wawe aya masaha turi kuvugana uri ingaragu aya masaha turi kuvugana ndo umuntu uri aho ngaho uri umuhungu oya njyewe mfite umugore twasezeranye ariko hasi ngo warakoze cyane gutandukana ngo nawe wari kumuroma uwo muntu mbabare nuko nta gift mfite nguwo ni isimbi oya nje ntabwo ariko man umva nkubwire Godfather kubera indangagaciro ngira ntabwo ibintu byo kurumana nje byandangwa wapi Amajide bra tukazajya dukomeza gushyira abantu mu gihirahiro umuntu ngo abana n'undi batabana umugore wawe mwasanye imbere n'amategeko ubu turi kuvugana mu mategeko aracyari umugore wawe cyangwa mwamaze guhana katanye yego Amani umugore wawe cyangwa wahoze ari umugore wawe ukiri umugore mu mategeko yongeye gushaka undi mugabo humuriza simbizi ni iki wapfuye n'umugore wawe Godfather wimbaza ibintu byinshi cyane mu gutandukana n'umugore wawe ikosa ryaturutse kuri wowe cyangwa ni kuri we ubwo nyine ni kuri twe ninde nyirabawe yazana uri hagati yo gutandukana kwawe nawe ninde nyirabawe yazana Godfather wowe wizanye nizanye nyine ndabona kubiza rero kuko ushobora gutuma nanjye nkubaza ariko nyine wambwiye ni wowe wazanye conversation nesa mufata tiruka badukingire atiruka atagenda
umva niyo mwagura ingufuri 200 wagurishije inzu yawe washakanye n'umugore wawe intandaro yo gutandukana nawe yande yawe nawe y'umuryango mugeze nko kuri 6 muramuko. ibyo bintu uri kuvuga wabisubiramo. Hakizimana Amani aka Amag the Black wagurishije inzu y'umuryango umugore atabizi ararakara aravuga. Nayigurishije nande? Ndi kukubaza ntabwo mbihagaze. Nta nzu nagurishije. Inzu yawe iracyahari? Irahari nye nozo ubwo wagurisha inzu ifite amapine. Inzu igihari. Uravuga ko inzu yawe niyo ugendamo? None ukuri kumbwira ngo nagurishije inzu iracyahari. Nose baragisenye se? No, iracyari mu mazina yawe. Ayahe mazina se ahubwo urabizi ko yigeze yajyamo? Amag the Black nk'umunyarwanda uratuye cyangwa uracumbitse? Ufite ndacumbitse. Wambwira gute mu bikorwa ukoze imyaka ingana gutya nko muri legend ucumbitse mu gihugu cyawe utubaka inzu yawe? Wabibaza n'abandi bantu twakoze n'abakoze mbere yacu nabo bacumbitse. Urugero? Ntago njya ntanga ingero. Wateye ikirenge mu cyande? Mu cyanjye. Ndavuga muri abo ngabo bacumbitse. Kodi fata wagenze gake musaza. Amag the Black ushaka undi mugore? Nimba nshaka nzamushaka nkuko nabishatse namushatse. Ibyo rero niwe wagize uruhare mu gutandukana n'umugore wawe bitewe no kuba udashobotse? Mufite amagambo utamenya yariyo ngo umuntu ngo yanyweye inzoga ngo atandukana n'umugore. Kunywa inzoga ni kimwe ariko no kugera mu rwego inzoga nazo zikunywa. Wazivumbye waziguriye wakoze iki? Ushobora kuzikura mu icupa zikagukura mu bagabo. Nimba nta bagabo bahari ngo wazikura ari kuye mu icupa rigukura mu rwo wubatse. Abantu mwana bajye bavuga ibi Godfather reka nkubuze ikiboneza mvugo none. Urumva? Jewe ubuzima bwanje ni ngewe ubukontorora ngewe. None siwe wabizanye hano narinzi ko nebyo bintu byari bizanye. Nyine komere tegereza nyine tega ibyo binuza byawe. Urumva? Yego. Ngewe nta muntu numwe twigeze dupfa icyo kintu. Icyo ni igihuha bazanye. Kandi koko bazanye bande bakizanye. Mwebwe n'ubu ngubu rego uri kugihereza. Amag the Black uje hano urambwira ati ngo ndifatanye ndumva nshaka guturuka ibyo nshaka kuvuga. Yes nibyo ukoze cyane. Nyine abantu inyebebe zose zagiye zikereya. Urumva? Igihuha cyo kuvuga ngo ibiki. Amag the Black izo nyebebe zakereye igihuha cyo kwatandukanye n'umugore cyangwa mwaratandukanye? Jewe twarumvikanye agiye muragenda muratandukana ntimwatandukanye mu mategeko nko mwasezeranye mu mategeko. Ahantu mwasezerane niho mwari gutandukanya niho mwarabyumvikanyeho ntimwabyumvikanyeho. Nyakubahwa Amag the Black ni iki cyagutandukanije n'umugore wawe? N'uburenganzira bwacu nkuko twabyumvikanye. Uburenganzira butangwa n'itegeko ko mwari gifashishije musezerana. Ntabwo mwabisezeranye ntabwo ari mwambyumvikanyeho. Bwana Amag the Black ni iki cyagutandukanije n'umugore wawe? Bajya bashyiraho amatariki se bazatandukaniraho. Kubera iki yatorotse urugo akagenda ntabwo yatorotse urugo nawe ntugaharamike. Mu mategeko aracyari umugore wawe? Yes or no? Yego nyine. Umugore wawe aya masaha ari Amag the Black? Ari iwe. Iwe hehe kwiba ari iwawe ko mwasezeranye mu mategeko? Iwe gute? Iwe iwawe? Yego naho araza nozo nimba ariwe iwe hehe kwiwe ari ibyo ni ibiri hagati yanjye nawe. Akunda ntabwo gutese kandi warahukanye. Inde byawe ari Amag the Black abagomba kwihanganira ibibando wakubiswe cyangwa ukihanganira urushako kuko mu masezerano bavuze ko muzabana mu bino mu byiza. Wumvishe bya bintu nakubwiraga mubitse
Amag the Black. ndi kukubwira wabyumvishe. Amag the Black wowe imbere y'umunyamategeko mu murenge wavuze ko muzabana mu bibi no mu byiza kubera ikibi byaje ugahunga amakimbirane. Hanyuma se ko abantu bavuga ko bazabana mu bibi no mu byiza, divorce yizamo gute? Iri mu bibi iri mu byiza. Amag the Black urateganya kuzapfa unkingaragu cyangwa uzakora divorce ushaka umugore? Nzapfa rwaje. Amag the Black umugore uje umukumbura? Ahubwo namubaza nawe nimba ajya nkumbura. umuntu aranditse ngo amajeri bitaye ariruka. Urabita mwana uvamo Nesa Karame uvamo ndapfuye.